ebyiri baduha indirimbo ziri mu majwi abiri, noneho wowe ugahitamo hari iya kabiri ni iyihe muri izo ngizo. Nabonye ishema mu maso hawe, warambereye urumuri w'iteka. Ahari ushobora kuba utaruzi ko ushobora guhimba indirimbo yawe bwite, yaba ariyo waririmbira umuryango wawe cyangwa se izaririmbiwe Imana. Indirimbo yawe ikaza icurangitse neza wifashishije telefone yawe iyo ariyo yose irabikora. Muri uyu mwanya rero tugiye kurebera hamwe amasomo y'uburyo ushobora guhimba indirimbo uhereye kwiyandikira indirimbo yawe ndetse ukayisohora ari indirimbo nk'iyi ngiyi tumaze kumva. Indirimbo nziza cyane iryoheye amatwi. Hamwe na Bwenge Media rero tuzabagezaho byinshi by'amasomo ajyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'amasomo agezweho mu bijyanye na AI. Tugiye kurebera hamwe rero step by step uburyo ushobora guhimba indirimbo yawe uhereye kuri step ya mbere yo kwandika indirimbo. Mbere na mbere ugomba kuba ufite internet, ufite na smartphone, ubwoko ubwo ari bwo bwose bushobora kubikora. Tugiye kuanza step ya mbere yo kwandika indirimbo. Ushobora kuba wariyandikiye, usanzwe wariyandikiye indirimbo, ariko niba udafite ubuhanga mu kwandika indirimbo, nanone hano dufite ikoranabuhanga ryarabyoroheje. Turakoresha icyo bita ChatGPT. Niba udafite ChatGPT, uradownloadinga kuri Play Store ChatGPT. Turajya hano kuri ChatGPT. Tugiye guha command ChatGPT ngo idukorere ubwayo indirimbo, itwandikire indirimbo. Iyo ni step ya mbere. Igiye kutwandikira indirimbo. Ngiye kuyibaza nti nyandikira indirimbo waririmbira abana bawe ndetse cyangwa n'umugore. Turebe indirimbo iri buduhe. Wowe ubwawe ufite igitekerezo cyawe n'indirimbo ushobora kuyisaba. Twagiye. Andika indirimbo naririmbira umugore wanjye n'abana yambyariye. Tugiye gutanga command. Turebe ese ChatGPT iratwandikira indirimbo imeze iti. Siraba indirimbo usanzwe wumva cyangwa n'indirimbo nshyashya tugiye kubona. Ahangaha rero irimo iratwandikira indirimbo ChatGPT. Okay, indirimbo irayiduhaye rwose. Step ya mbere iduhaye, itwandikiye indirimbo ahangaha. Indirimbo igice cya mbere. Ushobora kuyiha komande y'indirimbo y'Icyongereza, wayiha komande y'indirimbo y'Igifaransa, wayiha komande y'Ikinyarwanda, byose birakora. Byose birakora biterwa n'ubushake bwawe ndetse wowe ubwawe urifuza iyihe ndirimbo. Ahangaha rero ubwo tugiye gufata ya ndirimbo kubera ko iyiduhaye handitseho n'ibice, igice cya mbere, igice cya kabiri, igice cya gatatu, kandi mu gihe twaba tugiye gukora music yacu, ibi bice donc n'izi title zagaragaraho, kandi ntabwo dushaka ko mu ndirimbo yacu ibi bice biba byanditseho igice cya mbere, igice cya kabiri ngo nabyo biririmbwe mu ndirimbo. Niyo mpamvu tugiye gufata iyi ndirimbo, turayifata dukore copy. Urafata urutoki rwawe wemezemo uko. Dukore copy. Turajya hejuru copy. Ubu step ya mbere irasa nkaho irangiye yo gutanga commande kuri ChatGPT. Nongere mbibutse ko wowe ufite indirimbo yawe wiyandikiye indirimbo yawe, iyi ChatGPT ntago ushobora kuyikenera.
ahangaha ChatGPT irakoresha umuntu utaranditse indirimbo ukeneye ko ChatGPT imwandikira indirimbo ubwayo. Twamaze gukora copy, tugiye gupestinga iyi ndirimbo hehe. Ahangaha rero hari indi application dukenera, application yitwa Suno. Iyi application ya Suno. Turajya rero, niba udafite iyi application ya Suno, uragenda none muri Play Store udownloadinge Suno AI ifite logo imeze ityo, cyangwa se ujye muri Chrome wandikemo Suno. Nitujya rero muri application turakanda ahangaha ku kamenyetso kafite iyi logo ya music. Baduhaye ahantu twandika prompt yacu, aho dushyira description. Iyi description rero iyi ndirimbo iba igomba kuba itarengeje amagambo cyangwa se letters 3,000. Iyo ari indirimbo ndende, ubwo indirimbo iba ishobora kuba yayikora ikagarukira ku ma character 3,000 gusa. Ubwo byumvikane ko wiyandikiye indirimbo cyangwa se indirimbo AI ya ChatGPT yadukoreye, twayiminimiza cyangwa se tukayigabanya ku buryo itarenza amagambo 3,000, utuntu 3,000, udukaragita. Hano rero twageze aho tugomba gushyira ya lyrics yanditse. Turajya ahangaha handitse ngo enter your own lyrics, describe a song. Turajyamo aha twemezemo nkuko dukora paste n'ubundi. Tujye gupestinga ngo bya bindi twakoze copy. Ndakanda ahangaha kuri paste. Okay. Just urabona ko indirimbo yacu yageze mu ki? Yageze muri Suno. Indirimbo yageze muri Suno. Icyo tugiye gukora rero no gukora editing. Turayikora dute rero? Hano kuri editing, turaza turebe ibice bitari by'ingenzi tusibe, ku buryo dusigaza indirimbo y'umwimerere ubwayo tugiye gukorera indirimbo dushaka. Title umuryango wanjye. Turakora editing, dusibemo uduce tubona twatuma indirimbo yacu itaba nziza. Inyikirizo turabisiba, kuko iyo uririmba ntabwo ari ngombwa ngo ushyireho ko ugiye kuririmba inyikirizo. Igice cya mbere nabwo turasiba. Turakomeza tuze tweditinge ibi bice byose bitari by'ingenzi turabikuraho. Ni ukuvuga ngo buri jambo ryose risigara ahangaha indirimbo tugiye gukora iraririmba. Suno iri buriririmbe. Either wakora indirimbo ngufi cyangwa ndende bitewe n'ubushake bwawe, cyangwa se n'indirimbo wifuza ubwawe. Nongere mbibutse ko iyi ndirimbo nta handi hantu uba wayibona, nta wundi muhanzi uba warayiririmbye. Ni ukuvuga ngo ni indirimbo ushobora no uploadinga kuri YouTube channel, nta copyright ushobora kubona, nta strike, kuko nta muhanzi wundi ushobora kuba yararimbye indirimbo ngo arakomplaininga ko wamukoreshereje igihangano. Ni umwimerere nubwo wayikoresheje ikoranabuhanga. Nyuma yo kweditinga indirimbo yacu, dushobora no gushyiramo amazina yabo dushaka ko iyi Suno iri buririmbe. Dushobora gushyiramo whatever we want. Dushobora gukoresha donc n'amagambo yacu, dushobora kwinsertingamo amagambo yacu nyuma yo gukoresha amagambo ya ChatGPT. Nyuma turajya muri ushobora gushyiramo instruments, ukadescribing a song. Ushobora gushyiramo ese ni ijwi dushaka rya male cyangwa se female.
let us use the male vocal or female vocal. Dushobora gukoresha guitar. Okay, song description ni ukuvuga ngo ni detail. Hanyuma hano urandikaho title, ni iyihe title ya song yawe. Let me say it is a family song. Family song cyangwa se indirimbo y'umuryango. Iyi title yo n'ubundi ushatse wanayishyiraho na nyuma ida nta kibazo. Okay, nitushaka turekeraho dukore kuri create. Tugiye creating iki indirimbo. Creatinga indirimbo. Turafata turategereza, donc turategereza ko Suno icreatinga indirimbo yacu. Turategereza ko Suno icreating indirimbo. No kuvuga ngo mu ndirimbo zigiye kuza rero baduha option ebyiri. Baduha indirimbo ziri mu majwi abiri. Noneho wowe ugahitamo indirimbo ni iyihe muri izo ngizo ikushimishije kurusha izindi. Bifata akanya katari kanini. Okay. Katari kanini. Urabona ko ahangaha harimo indirimbo zitandukanye twagiye dukora twifashishije iri koranabuhanga rigezweho. Hari indirimbo zimwe na zimwe mujya mwumva n'abahanzi kugira ngo nibo bazihimbye, naho ni koranabuhanga ubwaryo. Okay, twamaze kubona indirimbo zacu zose zifite title imwe. Turabanza twumva indirimbo ya mbere. Ari iya kabiri rero. Nabonye ishema mu maso hawe, warambereye urumuri w'iteka. Iyo ndeba abana twabyaranye, numva mpimbajwe n'Imana. Mwese ndabakunda, watumye mbaba umuntu, umugore wanje n'abana banje beza. Uisoko y'urukundo n'imbabazi. Okay, indirimbo yacu ikaba yabonetse. Ikisigaye ni ukudownloadinga indirimbo yacu tukaba twayishyira kuri file yacu ya telefone. Indirimbo tukayikoresha mu buryo busanzwe cyangwa se mu buryo budasanzwe bitewe n'icyo wayikoreye. Urumva ushobora abana bakora ubukwe, ushobora kujya gukora ubukwe ugasanga indirimbo ucuranze mu bukwe bwawe ni indirimbo ivuga amazina yawe ndetse n'uwo mugiye kubakana urugo cyangwa se n'ibindi bintu kugira ngo ibirori byawe bigende neza, abantu bagatungurwa. Gumana rero na Bwenge Media uzahakura ubwenge bugiye butandukanye ku bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'ibi bintu bya entertainment, ndetse n'abashaka gukuza YouTube channel zabo, uburyo wafungura YouTube, uburyo wayimanaginga, uburyo ki ushobora gukora content zigiye zitandukanye, cyane cyane content z'ikoranabuhanga. Tugiye gushyiraho amasomo adasiba muri iyi minsi. Kora subscribe rero kugira ngo hatazagira isomo na rimwe rigucika.
ujye ubana natwe mu biganiro byacu, mu masomo tugiye kujya dutambutsa kuri uyu muyoboro wa Bwenge Media. Dukore rero subscribe, cyane cyane ko nta n'ikiguzi, ntacyo bisaba, no kugira ngo dushyigikire gusa, ukore like, ukore na share, kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibasha kugera kuri benshi bashoboka. Niba rero iki kiganiro kigufashije, bitwandikire muri comment. Niba hari ikindi kintu ubona kijyanye n'ikoranabuhanga utarasobanukirwa ngo ni gute bikora, twandikire muri commentaire. Ikiganiro gikurikira nza gusobanurira ngo bigenda gutya. Tugiye kubereka uburyo ki ubu ngubu muri iyi minsi amafilime, amavideo mujya mubona atandukanye mutari muzi ngo akorate, uburyo abantu bayakora. Ayo mabanga yose babahishe kuri Bwenge Media tugiye kuyabagezaho mu gihe kidatinze cyavuba mu biganiro byacu. Ciao ciao, muraba agaciro. Nabonye ishema mu maso hawe, warambereye urumuri w'iteka. Iyo ndeba abana twabyaranye, numva mpimbajwe n'Imana. Mwese ndabakunda, watumye mba umuntu, umugore wanjye n'abana banjye beza. Isoko y'urukundo n'imbabazi, nzakubaha iteka, nzabarinda ubuzima. Twanyuze mu byiza n'ibigoye, ariko ntiwaretse kunduhura. Abana baraseka, urugo rurashyuha, kubera wowe ndagushimira. Mwese ndabakunda, watumye mba umuntu, umugore wanjye n'abana banjye beza. Uri isoko y'urukundo n'imbabazi, nzakubaha iteka, nzabarinda ubuzima. Twanyuze mu byiza n'ibigoye, ariko ntiwabuntuza. Twanyuze mu byiza n'ibigoye, ariko ntiwanyumva. Twanyuze mu byiza n'ibigoye, ariko nimbona urubura. Wanyuze mu byiza ntiwaritse kunduhura. Urashuha kubera wowe ndagushimira, ndagushimira. Mwese ndabakunda, watumye mba umuntu, umugore wanjye n'abana banjye beza. Uri isoko y'urukundo n'imbabazi, nzakubaha iteka, nzabarinda ubuzima. Abana banjye mwe mwuzuye ibyishimo, bandebura ukansetsa by'ukuri. Ifuriza kuba bigira akamaro, kuko nyumva pe urugero rwiza rwiza. Mwese ndabakunda, mwampaye iby'agaciro, umugore wanjye w'ishema ry'urugo. Abana banjye muri umugisha w'Imana, tuzabana iteka mu rukundo ruhoraho.